Niba warakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri TV. Niba utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu ngubu. Ni kenshi mu buzima umuntu agira ibibazo byinshi, ariko iteka iyo witegereje usanga biba byatewe n'abantu, kandi amaherezo burya bya bibazo tugira n'ubundi bikemurwa n'abantu. Ibi ntibivuze ko wateje ikibazo iteka ari ugikemura, ahubwo akenshi sinawe uzana igisubizo cyacyo, kubera ibintu byinshi bimuba mu mutwe ndetse no kumva ko hagomba gukemura ibibazo agakemura kano na kariya. Umugabo w'inshingano biragoye kumubona atuje kandi atari kure cyane mu bitekerezo. Hari igituma atuza hakumva yishimye ubuzima kabone n'ubwo ibyo bibazo byaba bihari, n'ubwo ibyo bitekerezo byaba byamusagutse. Uwo nta wundi wo kumuturisha ni umugore. Niba uri umugore cyangwa umukobwa, uyu munsi ndakubwira ingingo cyangwa intwaro 12 wakoresha uhosha umujinya cyangwa uturisha umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe mu gihe ubona icyizere cyamubanye gike cyangwa umujinya wamuganje. Iki ni ikiganiro The Facts, njye nitwa Tinsanze. Ku mwanya wa mbere, intwaro yo kumuha urukundo. Gutera akabariro ku mugabo ni ingingo imuruhura kandi ikamwibagiza byinshi bibi, ikamugusha neza. Niba umugabo wawe yarakaye cyangwa afite umujinya mwinshi n'imyitwarire ubona idasanzwe, avugira hejuru cyane, yewe agutonganya cyangwa agutombokera cyane, gerageza uburyo uri buze kuryamana nawe kuko ni ibintu byagufasha. Bikora aka kanya kandi aba ari wowe utera iyo ntambwe ya mbere. N'uba uteye iyo ntambwe mu gutuma icyo gikorwa kigerwaho, bizamuturisha kandi bizamususurutsa. Uzahita ubona impinduka zirimo kuruhuka muri we ndetse ameze neza nk'uwibagiwe ko yari ameze mu kanya kashize. Niba umugabo wazamutse, gerageza gutuza, wishaka guterana nawe amagambo cyangwa ngo uzamuke. Izo ngingo ufite mu mutwe ushobora kuzivugaho ku wundi munsi cyangwa se mu gitondo, ariko iki gikorwa mumaze kugikora akaba aribwo nawe utangira kumwereka ingingo zawe cyangwa se uko ubitekereza, kandi mu ijwi rituje, atari ngombwa ngo ube wamusamiye hejuru. Kudakora imibonano mpuzabitsina ku mugabo biri mu bitera umugabo cyane kuvuga nabi, kandi kuyikora muri we bimutera ineza no kumva atuje. Menya ubwenge rero. Intwaro ya kabiri izagufasha kugira ngo urugo uzarwubake rukomere, ntugateze intambara mu rugo iwawe. Ku mugabo habaho inzu cyangwa aho kuryama, ariko umugore niwe uhindura inzu ikitwa mu rugo. Umugore kandi ni nawe uhindura inzu cyangwa se aho kuryama hakaba nyine aho kuruhukira. Umugabo aho ava akagera akunda umuntu umuha amahoro kandi akunda umuntu umwubaha. Umugore rero ntugatume umugabo wawe ataha yiganyira ati ngiye mu muriro, ndetse binamubuze gutaha hakiri kare kubera urwo rugo waruremyemo intambara nyinshi zidashira. Kumwubaha ntago bikibaho, kuhaba ni nko kuba mu isibaniro rihoraho ry'intambara. Umuhera ku muryango akihagera kugeza aryamye. Ese akabazo kamwe karashira, ariko ugahita uzana kandi ukakuriraho kugira ngo intonganya zize kuzamuka, kandi ibi ngibi ntushaka kubireka. Ibyo rekana nabyo, gerageza ube impamvu ituma umugabo wakumburiwe, kandi nyine aha hari izina mu rugo, ntagira andi mazina ahita. Naza umwakire neza kandi wishimye kuko umugore niwe mutima w'urugo. Ingingo ya gatatu cyangwa se intwaro ya gatatu izagufasha kurwubaka rugakomera, ujye umubaza uko yiriwe n'uko ameze. Uzaharanire kugira ubudasa mu rugo rwawe. Abantu benshi bazi ko umugabo mwiza ari ubaza umugore we ati umeze ute, umunsi wagenze ute, ese wasinziriye, wariye, n'utundi tubazo tugaragariza umuntu ko umwitayeho kandi umukunda nyine. Rero wowe ibi bihinduremo intwaro yawe, nawe ubikoreshe. Hindura ibintu ugerageze ubikoreshe nawe ku mugabo wawe, kandi ubimukorere, ubyitangire, umutange kubikora mbere yuko nyine wabikora. Ibi bizatuma umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe agutandukanya n'abandi bantu basanzwe, kuko nyine ibyo ukora ni abagore bafite umwihariko w'ubwiza n'umutima mwiza Imana yabiremaniye. Rero bikurikize kandi umwereke ko nyine nawe ubikora nk'inshingano zawe, nk'umuntu nawe umugomba urukundo. Intwaro ya kane uzifashisha, shyira ubuzima bwe ku murongo. Gushyira ubuzima bw'umugabo wawe ku murongo wakabaye bifata nk'ikintu cyiza kandi ukora utiganyira.
Irinde kuba nk'abagore bashakana n'abagabo babo ukabona nta cyahindutse, ahubwo birashaho kuba bibi. Kuki umugabo wawe asa nabi mu bandi? Ibyo ngibyo ni ibibazo wakabaye wibaza. Umva mugore mwiza, niba unyumva neza, benshi mu bagabo ntabwo ibintu byabo biba ku murongo. Ibi ngibi ukwiye kubimenya, kuko akenshi biterwa n'ibyo baba barimo kandi n'ibyo bari kunyuramo, ibitekerezo byinshi, ugasanga ibintu bye byinshi biba bijagaraye kandi ntanabyitayeho. Ese umumariye iki wowe? Rero kuko utita ku bintu kwe nk'imyambarire ye, kwiyitaho bisanzwe, kubahiriza igihe n'ibindi, menya ko hari amanota menshi bishobora kumwimisha mu bantu muri rusange. Ibi ngibi bishobora kumwimisha icyubahiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba muri sosiyete abayemo cyangwa ku kazi aho akora. Bwije ukuri ko numufasha gushyira ibintu byose ku murongo, mbese ugashyira ibintu kuri gahunda kandi ukabikora bidasabye ko abanza kubikusaba nyine ubwe, uzahora umuremamo impamvu zo kugukunda kandi no kukubaha ubuzima bwe bwose. Bigira intego, wumve ko utewe ishema nuko umugabo wawe asa neza mu bandi, bimukorere kandi wishimye n'ubwira bwinshi mutabanje kubishwanira. Intwaro ya gatanu izagufasha kurwubaka rugakomera naguhitiyemo uyu munsi, ntukabangamire umutuzo w'umugabo wawe. Umugabo wese agira aho aturiza kandi agira ibyo akunda gukora mu buzima bwe busanzwe. Rero niba ageze mu guha umwanya we ibyo akunda n'amabanga ye yihariye ku mugabo, ku miterere ye, rekera kumwitambika kuko ntabwo yenda kubireka, ahubwo bizazana umwiryane numwitambika, kuko uzaba umusunikira kubikora cyane ngo aguhunge. Umugabo wese agira aho agomba kujya, harimo nko kuba wenyine, kwitekerezaho, kugira ibyo yandika, gemu no kureba gemu, gusoma ibitabo, kugira ibyo areba cyane cyangwa se no kugira ibyo arema, mbese biri mu migize umugabo n'imiterere ye. Nubona bimeze bityo rero bimubuza kubikora cyangwa se kujyayo, ahubwo mureke, kuko niwe uzamenya uko aringaniza umwanya agomba kumara muri ibyo ngibyo kandi bitabangamiye umwanya agomba kugenera umugore we cyangwa umukunzi we nyine nk'uko bigomba kumera. Menya ko umugabo numurekera uyu mwanya azagira igihe nawe agomba kuharira umuryango we no guha urukundo abo bari kumwe nawe urimo nk'umugore we. Numuhatiriza kubivamo, nkubwije ukuri ko ahubwo uzaba uri kubimusunikiramo cyane kandi mu buryo utazi. Azabijyamo kugira ngo abone uko aguhunga kandi azabijyamo kugira ngo abe wenyine, kubera ko umeze nk'umuhoza ku nkeke uteza intonganya. Wowe wiga kubyihanganira kandi wige kumuha umutuzo no guharira no kubaha ibyo akunda kandi ukamuha uburenganzira mu rugo rwe. Intwaro ya gatandatu, sengera umugabo wawe kandi ubikore buri gihe. Abagore ni abanyembaraga mu mboni z'abagabo, kuko iyo umugore abonye ibintu runaka bimeze ukuntu bitameze neza biri gupfa, maze akabona umugore yifatiye umwanzuro wo kubyigiramo akabyinjiramo kandi akabigira ibye, muri we humvikana icyizere ko bya bintu bigiye gukunda kandi ko nubwo byaba byari byamunaniye ko bigiye gushoboka. Ni wowe uzi imbaraga nke z'umugabo wawe, ni wowe uzi ibyifuzo bye kandi ni wowe uzi ibibazo bye, ni wowe uzi ibyo ari gucamo, intambara ari kurwana nazo ni wowe uzizi mu buzima, mbese ibibazo yibaza byose ni wowe ubizi. Musengere kandi ubikore kenshi kandi utume nawe ubwe yumva ko wamweretse Imana mu isengesho ryawe. Ibi bimwongerera imbaraga n'icyizere kandi bituma yumva ko atari wenyine kandi akizera intsinzi mu byo ari guharanira n'ibyo ari kurwanira. Ibi ngibi abyizera kuko ababona washyize mu kuboko kwawe kandi ko nyine nawe ushishikajwe nabyo. Intwaro ya karindwi uzitwaza, fasha umugabo wawe mu by'ubukungu. Iyi ni intwaro ikomeye cyane kandi ni intwaro abagabo bose baba bakeneye, hahandi bakubwira ngo umugabo yafashe icyemezo cyo gushaka umugore. Ahantu byumve neza, abagabo benshi bahura n'ibibazo by'ubukungu, cyane cyane nyine ibijyanye n'amafaranga birumvikana, gusa bihumira ku murari iyo umukunzi we atitaye ku byo ari gucamo. Umukunzi we mvuga ni wowe. Wimera nk'abandi bakobwa cyangwa abandi bagore, gira itandukaniro mu buzima bwawe mu mboni z'umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe. Wowe fasha umugabo wawe kandi wirinde kumushyiraho huti n'agahato ugamije kumusaba ko yazamura imibereho yanyu, mbese mukabaho ubuzima kandi buri hejuru, kandi nyamara uzi neza ko adafitiye ubushobozi, ubwo bushobozi mu rugo rwanyu butaraboneka. Ibi ngibi tandukana nabyo, ahubwo wowe haranira kugira ibyo umufasha
nubwo bitaba byinshi cyangwa bikomeye ushobora kumufasha kwishyura udufagitire tworoheje nk'amazi, mbese ntiyumve ari wenyine cyangwa se ko ari we wenyine ibintu byose byubaraye hejuru. Mufashe kubara no gukoresha neza amafaranga yabonetse kandi umushyiremo umuco wo kuzigama. Mwereka ahantu yashora imari mu bucuruzi buramba kandi umugire inama zimwungura ibitekerezo, nyine uba umwunganizi we nk'uko bigomba kumera. Niba kandi umugabo wawe yirukanwe ku kazi, wimubera nk'abamwirukanye cyangwa se ngo umubere umusonga mu gihe ageze mu rugo. Wimusonga mu bihe bibi arimo, ahubwo umufashe kubinyuramo kigabo kandi ureba ukuntu yabona akazi, unamwungura ibitekerezo by'uko yabona akandi kazi. Niba kandi mukora bizinesi akaba yagize igihombo muri bizinesi zakora, mufashe kureba uko yazahuka n'uburyo yazahura ubukungu bwanyu, nubwo atahita asimbuka ngo ajye ku rwego yari ariho, ariko bizatuma atangira kandi atangirana imbaraga n'umurava. Intwaro ya 8 izagufasha kurwubaka rugakomera, we mugore cyangwa we mukobwa unteze amatwi, bumwizerwa ku mugabo wawe. Niba ufite umugabo ugukunda, yaraguhaye byose kandi ntacyo yaguhishe agifite, yaraguhaye ibyishimo bye, urukundo rwe, mwararyamanye ndetse n'ibindi byinshi, wimubabaza nkana. Nta kintu na kimwe kibabaza umugabo kikarimbura imitekerereze ye n'ibyiyumviro bye, gukekakeka umugore ubishakaniye, kumubona amuca inyuma n'undi mugabo. Ibi ngibi bica intege ubugingo bwe, yewe iri yicarubozo uzaririnde umugabo wawe ntazigere abona ibi ngibi mu maso he. Uzamwubahe kandi umwubahire uko ari, mbese uba umwizerwa kuri we kandi ntukabe babandi batarindahemuka. Intwaro ya 9 mu ntwaro izagufasha kurushinga kandi rugakomera, yewe ukaba umwamikazi mu rugo rwawe kandi imbere y'amaso y'umugabo wawe. Ba wa muntu adatinya kubwira byose. Abagabo benshi iyo bababaye ntabwo bavuga, agahinda ke arakagumana kandi akumva nta muntu wa nyawe yakirekurira ngo akamubwire, yewe kabone n'umugore we. Gerageza ntuzabe nk'umugore yumva atabwira buri kimwe, ahubwo haranira ko ari wowe yirukankiraho abwira buri kintu cyose cyamubayeho, cyaba icy'agahinda cyangwa se icy'ibyishimo, mbese uzaba ubuturo yirukankiramo. Wowe wituma agushyira hirya cyangwa agushyira muri ba bantu ba rusange abona hirya no hino. Ba wa muntu aruhukiraho kandi akubwiza ukuri byose bimuteye agahinda. Ibi bikunze gutuma abagabo bagira depression iyo badafite abantu nk'aba, kandi akagira ibitekerezo byinshi bimwirukansa ku musozi. Ibi rero bimurinde, iyoroshye kuri we, umutega amatwi kandi uba umuntu w'inshuti ye ya hafi, uba inshuti magara mbere yuko agira izindi nshuti, maze aba ari wowe uzi imbere mu bitekerezo bye. Igirira icyizere mu maso he n'imbere ye, kuko aba ashaka kubiganiriza umuntu we kandi umuntu abona ko ari umunyembaraga. Umugore yizera kurusha abandi, yewe kurusha n'inshuti ze za hafi, azaguhishurira byinshi byaba ibyishimo bye ndetse n'akababaro ke. Ingingo ya 10 izagufasha guturisha umugabo wawe ndetse no kurwubaka rugakomera. Musome kandi ujye umusekera. Kumusoma bimwereka ko akunzwe kandi birema amarangamutima y'ibyishimo muri we. Umugabo wese yishimira umugore umusekera kandi umugore utazuyaza mu kumwereka ko nawe amukunda. Ntugasome umugabo wawe ku munwa gusa, ahubwo ujye umusoma haba ku itama, mu gahanga ndetse n'ahandi hose ushaka, kandi umwisanzureho n'ahantu hose ubona abishaka kandi abikunze abyifuza. Ujye unyuzamo umutungure, umwereke ko ufite ubudasa muri wowe kuri ibyishimo bye bya buri gihe. Ujye usekera umugabo wawe kandi, kuko iyo umugabo arebye inseko y'umukobwa cyangwa umugore akunda, bimwongerera ibitekerezo byo kumva ko yakora ibishoboka byose ahagaragara inseko nziza izahahore kandi ntihazigere na rimwe hatonyanga amarira. Ba wa mugore akunda rero kandi umushimisha kandi ufite utuntu twinshi tw'ubudasa two gushimisha mu bihe bitandukanye. Intwaro ya 11 uzifashisha, mukorere massage kandi mu gihe gikwiriye. Ntabwo ibi bintu ari ibya bamwe ngo abandi babireke. Wikumva ko massage ari ikintu gikomeye cyane cyagenewe abakire cyangwa abanyamafaranga kukurusha. Muri bikeya ufite byose bisaba umuteguro, ubuzima busanzwe no kubigira ibyoroshye. Uretse rero iyo myumvire ukayishyira ku ruhande, nawe watungura umugabo wawe kandi ukabimukorera kandi akishima cyane. Ashobora kuba akoresha massage hanze
hanze utabizi ariko ayikunda kandi abona ko impamvu bitakubamo ariyo mpamvu yigira hanze kuko ababona ntaho yaguhera abikubwira. Ba wa mugore w'udushya kandi utungurana, menya ko umugabo wawe umufiteho inshingano mu kugira urugo rwanyu paradizo. Wowe genda ugura amavuta ya massage maze umubwire aryame hasi umukorere massage nziza kandi gake gake. Ndabiza azakubwira ko nta massage nziza yigeze abona nk'iyo ngiyo umukoreye, ko ntayibaho iruta iyo ngiyo ndetse mwakoreye mu rugo. Nubisoza kandi ntuzibagirwe nawe uzaryame maze nawe agusaguze ibyishimo n'uwo munezero kandi agukorere nawe massage maze mubikore mwembi mujye muhora mwishimye kandi umuha umutuzo. Ingingo ya 12 izagufasha kurwubaka rugakomera ikaba nk'intwaro yawe. Haranira kuremana n'umugabo wawe inzibutso nshya kandi ubikore kenshi. Mu gihe uri kumwe n'umugabo wawe, wowe haranira kuba umuntu wawe kandi ukubona mwibishya buri gihe. Igihe rero mutari kumwe cyangwa se mu gihe mwicaranye muri kumwe mu biganiro byanyu mugirana, ujye uharanira ko atazabyibagirwa. Uzana udukino twinshi umuserereze, mukine kandi umwigaragariza ukuri, mbese umuganiriza ibintu atakegaga ko nawe wamubwira. Umubwire amagambo atari asanzwe akuziho, umwereke yuko ibintu byose uba wabikoze ari ukwishimisha, ugamije kandi kumwereka yuko umukunda ndetse ari ibyishimo byawe. Wowe gerageza kumukorera ibintu bishyashya gusa, mbese atungurwe no kukubonamo ibisubizo byinshi mu buzima bwe. Ntabwo azabyibagirwa kandi bizajya bihora bimukwibutsa, bityo agukumbure no mu gihe mutari kumwe buri wese ari kure y'undi. Ibi ngibi bizagukumbuza kandi nawe bimukumbuze. Mutera ingabo mu bitugu rero kandi hajya ahora agira uwo asanga ari we mugore we. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Mwakoze cyane. Niba utarakanda subscribe bikora ubu ngubu utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu tunyuze aha ngaha. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Nge nitwa Tiyusanze. Ciao ciao, nakagaruka.